rurakomeye niyo mpamvu dukwiye twese kuba maso tukarwana. Guhera ubu ntihakagire umuntu undushya byatuma biba ngombwa ko bisobanura ububasha bwanjye bw'intumwa hamwe n'ukuri k'ubumana mu ivugabutumwa, kuko mfite ku mubiri wanjye ibimenyetso by'Umwami Yesu. Mfite ibisebe, ibisare n'inkovu n'ibindi bimenyetso bigaragara by'itotezwa. Ibi bihamya yuko ndi umutungo wa Yesu bwite. Urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiye twese kurwana tugatsinda. Ndabashuhuje mwese abaduteze amatwi, mbahaye ikaze kandi urugamba rurakomeye. Ni ukuri urugamba rurakomeye, ntimwumve amasasu arimo kuvuga ngo mugire ngo ni ibi biri mu isi gusa. Urwo mu mwuka nirwo rukomeye kuruta ibingibi murimo kumva cyangwa murimo kubona kuri ibingibi bareberaho. Urwo mu mwuka ni injyana muntu kurusha ibingibi, kuko urwo mu mwuka rurakomeye cyane cyane ku buryo kubisobanura kereka mbisobanurira ubyumva nyine. Uwo nshobora kubisobanurira akaba afiteho kanosiyo, naho abandi nibarukurikira izindi. Ubwo rero ndabashuhuje kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nakiriye mbere na mbere abo mu nzu y'abizera, abo turi kumwe ku musaraba. Yes, abo turi kumwe ku musaraba, abo ndabakiriye kuko barumva iyi mvugo. Abari ku rugamba, ni itariki ya 5 kwezi n'ukwa 3 umwaka wa 2025. Uyu munsi ntabwo byoroshye. Urugamba rurakomeye koko. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana nyir'ibihe, wowe waremye isi n'ijuru, ukarema umuntu, hanyuma ukarema n'ibiyaga bigari. Ni wowe wabiremye, ni wowe uzi iyo biva iyo bijya naho biri. Rero kubera ko wampaye ibyabyo, niyo mpamvu nguhaye iyi gahunda yose nanone kugira ngo uyobore, uvugane nabo ushaka ko bumva icyo umwuka wawe ashaka kuvuga. Abo ashaka kubwira nabo ngabo, utegura imitima yabo, kandi barahari badashobora kuvuga, barahari batagaragara, barahari batangiye gupfununukayo, barahari. Ndatangara Mwami, ndatangara igihe cya Eliya kubera ibitero byinshi, kubera ko yaragoswe impande zose kugeza aho agirana ikibazo gikomeye. Mbese nta bundi buhungiro yari afite, kuko kugirana ikibazo n'umwami nyir'igihugu ukakigirana cyane n'umugore we, mbese uba warangije gupfa mu bigaragara. Yatashywe n'ubwihebe bwinshi kugeza aho avuga ijambo ntinya cyane ngo niwe usigaye, ngo abandi bahanuzi bose barabishe. Ntabwo ari byo. Barahari, ndimo ndatangara. Barahari abarwanyi bahaza amagara, barahari biyemeje gukurikira Yesu, nta bindi bavanzemo. Barahari ndimo ndatangara. Barahari kandi bikanyongeramo imbaraga. Barahari ntabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zabo. Mfite impamvu bivuga. Yes, kuko kondisiyo barimo nizo ndimo, nizo zituma mbubaha, nizo zituma nsha bugufi. Barahari. Niwibwire ko kubera ibyo urimo kunyuramo ngo ari wewe wenyine gusa, waragowe gusa, abantu bose niba kwiteho gusa, kuko ni wowe ugowe cyane gusa, ndetse ntabwo uzi Imana iguhora. Ntabwo ubizi. Ntabwo uzi Imana iguhora. Ntabwo uzi impamvu birimo kukubaho. Icyo nicyo kibazo ufite rero. Kibazo ufite nuko utazi birimo kukubaho impamvu yabyo. Ayiwe. Ewe nicyo nshobora kuba nakurusha. Nuko nzi ko ibirimo kumbaho, nzi impamvu yabyo.
wenda nkaba nkurusha kuba nzi sobanukiwe neza aho mva aho mvuye, nkaba sobanukiwe neza aho ndi ubu ngubu n'impamvu zabyo, nkaba nzi naho njya. Ariko ibyo biba biryoshye cyane. Data rero, data mu izina rya Yesu, iyi mitima ndayikweretse, ibiri buvugwe uyu munsi muri aka kanya bigire umumaro nk'uko bisanzwe. Ndagushimiye rero Mwuka Wera ko byose wabiteguye, byose wabishyize ku murongo. Ku rugamba rurakomeye cyane, rurakomeye, ndetse niyo rwatangira, niyo rugitangira, niyo rugitangira urugamba urwo mu mwuka ruteye ubwoba, kuko hari birimo kurwana, harimo ama offensive turimo gukora mu izina rya Yesu Kristo yajegeje umwanzi. Ngo urubyaro rw'umugore ruzagushwanyaguza umutwe, ruzawujanjagura mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nawe ukambakamba wananiwe wabuze iyo uva n'ujya, ngo rukomeretse agatsinsino. Agatsinsino naho gahuriye no kujanjagurika umutwe. Urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye. Niyo mpamvu dukwiriye twese kuba maso tukarwana. Guhera ubu ntihakagire umuntu undushya byatuma biba ngombwa ko sobanura ububasha bwanjye bw'intumwa hamwe n'ukuri k'ubumana mu ivugabutumwa. Kuko mfite ku mubiri wanjye ibimenyetso by'Umwami Yesu. Mfite ibisebe, ibisare n'inkovu n'ibindi bimenyetso bigaragara by'itotezwa. Ibi bihamya yuko ndi umutungo wa Yesu bwite. Urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye. Niyo mpamvu dukwiriye twese kurwana tugatsinda. Ndi umutungo wawe bwite Mwami Yesu. Ndi umushinga wawe witangiriye, ndi umushinga wawe uri in progress, ndi umushinga wawe watangije. Iyo ugeze kure, ndi umutungo wawe bwite. Ariko bene data bakundwa baduteze amatwi, mwe abana b'ubugingo, nimo ndimo kuvugana nabo. Haleluya. Abazi iyo bava niyo bajya, nimwe ndimo kuvuga. Niba hari urugamba ruryoha, ni urugamba uri kumwe na Yesu, umugaba w'ingabo, commander in chief, umugaba w'ingabo. Bakundwa, se ko ndeba noneho ngiye mu by'intambara, ndagira nti buriya intambara ziri ku isi buriya zirarengana. Intambara ya mbere yatangiriye mu ijuru ryera ry'Imana, niho intambara yatangiriye. Ariko ngo iki? Niwe intambara yatangiriye, njya nyuzamo nkabibabwira, reka tujye tubimenya, tunabivuge, tunabisubiremo. Abantu ntago babizi, abazi ko abantu bazi ko mu ijuru ngo nta ntambara yabaye. Itewe nande? Itangijwe nande? Ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka Imana irema, le créateur, Imana rurema, itigeze itungurwa, yari ibizi. Ikibazo nagirana n'Imana wenda nk'umuntu, ibintu byose biba ibizi. Twebwe ikadusogonyeza gato gusa. Hariho n'ibyo menya, nkavuga se ubuse umuntu akomeze agire gute? Yari ibizi ko Rusiferi yashyize hejuru ikamurutisha abandi bamarayika, ngo yarabengeranaga. Yitwaga inyenyeri yo mu ruturuturu, Yesu yararimutwaye. Yitwaga umuseke utambitse, Yesu yararimutwaye. Ngo yari afite amajwi yose Imana yamuremanye. Ngo iki? Yarabizi disi, Imana yari ibizi, ni ukuri. Bega
ariko mana yanjye nkuko Yesu yarazi ko yudazamugambanira ni ikibazo gikomeye ariko buriya Rusiferi ngo ntabwo yumvaga bihagije mumbabarire kuko ijuru harimo Imana harimo Yesu harimo Umwuka we harimo ibizima bine buri wese afite akazi ke harimo abakuru 24 buri wese afite akazi ke harimo umubare w'abamarayika utabarika kugeza ubu ntabwo turamenya umubare w'abamarayika wari uri mu ijuru ntabwo tuzi akaba ari we wabarutaga akaba ari we warutaga ndakubwiza ukuri rimwe ngo ngo iki rimwe ngo yicaye yiba yaricaye barahagaze yiba yarajya simbisi ngo aravuga ngo je n'ai pas assez ce n'est pas ça hari yindi ntebe ego man intebe y'uwamuremye ego Yesu no ngo nanjye ndashaka kuzamuka ngo ndenge aho ibicu bigarukira cyano riragoye intebe yanjye nyizamure irenge inyenyeri ego ko Yesu ngo nanjye nkuze sinzi n'ibindi akuza sinzi n'ibindi ahimba sinzi n'ibindi atange sinzi n'ibindi acometse nuko asoza avuga icyorezo gikomeye aricyo cyakubisa abantu ariyo myuka yakubisa abantu ariyo myuka yashengaguye abami ariyo myuka yashengaguye ubutegetsi bwo muri iyi si ngo azaba nk'isumba byose ko mwami Yesu ngo nibyo yashakaga kuba byo ya bobo mana yanjye we hayiga Rusiferi we yo iryo zina rihinduka Satani l'adversaire l'accusateur l'adversaire umugome ugome ahinduka amazina yose ni munyumvire koko intambara iraba akora lobbying Rusiferi akora lobbying mu bamarayika atwara kimwe cya gatatu ntabwo tuzi ko banganaga icyo gihe namwe munyumvire iyi Imana irabireka kubera irihagije kubera ni nkawe yavuze ati se uyu gusenda ndajya impaka nawe usenda ndaburana nawe usenda tongana nawe usenda narabumba nararemye se atazagira ngo iyi Imana ivuze ngo utazagira ngo mana yanjye bene atabakundwa rero nagira ngo mbabwire mbibutse ko intambara ntabwo zatangiriye mu burasirazuba bwo hagati ntabwo zikomereje hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo zikomereje n'ahandi hose muri muko byumva mu isi uretse ko hariyaho hari ikintu gihari ahubwo ubu intambara igiye gutangira ntayari ihari mvuganye nawe se ntayari ihari buriya se ntabwo ubizi ntayari ihari bindavugana n'ababifite n'ababihawe nibo barimo kumva iyi mvugo niyo mpamvu ntabwo iraza niyo mpamvu tugomba kwitonda bakundwa uyu ni umunsi wo kugira ngo twumve icyo Umwuka atubwira reka twumve indirimbo ya Biyaga Bigari twarabwiwe abantu ku giti cyabo ibihugu abategetsi amadini abanyepolitiki abagore abagabo abasore abakobwa barabwiwe ntabwo Imana ishobora kugira ikintu iritura itabanje kuvuza iy'abahanda mu marembera y'ingoma rukaraba nkaba Uwiteka aracyabwira bati mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo dore none niwo munsi wo gukirizwamo mbese mwana w'umuntu ureba utehe iyo bakubwiye wumva utehe ko wahawe ubwenge buruta ubw'izindi nyamaswa none si iyo utumva ntunabona reka sinzi ko bameze Umwami Yesu yakuntumyeho tubwire ngo nkwibutse iby'urukundo rwe reka ntabwo bamushaka ese uzi ko mubo yapfiriye ku musaraba burya bwose nawe wari urimo ntabwo babishaka sinzi uko bameze
ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho vibuzi Bunga ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho vibuzi ese yemwe abo mu biyaga bigari Nambwirire nimubona ko igicu gikubye reka ntasinzatuye ko mbona mutanura ngo mwugama y'amahindu reka arabamena umutwe imitaka yanyu ikomeye ite abamwe yapfumutse murashakira umututari murarwana intambara amacuri bararwana amacuri disi amahoro nyayo atangwa n'umwami w'amahoro oya ntabwo azanwa n'umuriro ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho vibuzi mumunga ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho vibuzi mumunga yewe we biyaga bigari mwe mana yanjye mwakamenya ubwenge mwahunga mwagaciye akenge mwahungira muri Yesu nyuma y'imvura haje akazuba nyuma y'igicuku haje umucyo nyuma y'isenyagurika ry'imbaraga z'abantu imbaraga z'abantu zigiye gusenyagurika byo zatangiye gusenyagurika imbaraga ahantu hose umwana w'umuntu yishingikirije hose hagiye gusenyagurika harimo gusenyagurika umva ahantu hose umwana w'umuntu yaba akomeye ati yaba atekereza ati yaba azi ubwenge bungana iki yaba yarakoze ibingana iki yaba uko pozisiyo yose yaba afite ibyo ari byo byose uko yaba ameze kose imbaraga zigomba kumenagurika kuko hari zigomba kuzimena kandi nizo zigomba gufata plus nizo zishaka umwanya haleluya izo mbaraga zirimo gushaka umwanya niyo mpamvu izindi zigomba kumenagurika murabyumva ariko nyuma y'imvura haje akazuba nyuma y'igicuku haje umucyo nyuma y'isenyagurika ry'imbaraga z'abantu ndabona ububyutse bukwisi barahagurutsa ab'Imana yashimye haleluya abejeshejwe amaraso ya Yesu amena 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 ndababona bakwiriye isi yose nk'umuzure bajyanye ubutumwa bw'agakiza ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva waraburiwe ariko wanze kumva garukiraho vibuzi mumunga ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva ababuriwe bakanga kumva none se twajya dute ari ukuri se twabigenza yewe mwa nta kuri dushobora kubigira gusa izi imbaraga zije izo turimo gukoreramo zihora zongererwa kugira ngo zimenagure izishyizeho ziramenagurika mu izina rya Yesu Kristo uko ni ukuri Yesu we ubu ni ibikira ubu ni ibiki we ubu ni ibiki hari imbaraga zirimo gusukuma kugira ngo nyine ububyutse bubone uko buba ububyutse
hagomba ikiba ni nayo mpamvu Mana yanjye ibintu ndimo aho ngeze ubu ahantu ndi ibintu ndimo ibyo mbona ibyo ndimo kumva ibyo ndimo kubona ibyari byarahishwe ndimo ndabona wa mugani y'umwana donc hari ikintu kirimo gutazuka hari ikintu kirimo kuziga hari ikintu kirimo kubomoka kugira ngo ububyutse bubone uko bukora ariko mbahishe se amaraso ni menshi agomba kumeneka amaraso ni menshi agomba kumeneka niyo mpamvu urimo kubona satani yahinduye abantu satani arimo ariba abantu umugono arimo arashaka kabreshe kangana urwara gusa akinjirana n'aba badayimoni barindwi ukabona umuntu araguye akongera akavuga ati nahariya mugende murebe bagasanga harafunguye bakinjira ubona bakabaraguye agakubita hano agasanga harafunze yasanga hafunze akavuga ati yuwe buri nzamugenza gute mukomeze mujya hano mufunge imiryango ariko mubanze musohora imizimu mufunge imiryango banyekongo mana yanjye abanyekongo ariko mana buriya abanyekongo babayeho ubundi bagomba kwambara neza bakarya neza bakanaceza buriya bakanaririmba yego guceza no kuririmba birajyana buriya nibyo byabo disi bashobora kuba batazi n'ubucakura hari n'ubucocongo n'ubucucuri abanyarwanda ni bakabuhariwe abahungu ni bakarugira abarundi ni bakabuhariwe nabo yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi icyo ari cyo icyo Uwiteka gushakaho ni iki gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi bakundwa rero Biyaga Bigari ndabasuje mwese Rwanda Burundi nawe Kongo ibyitwaga kera CPG ngo iki ariko mwami Yesu iyo ntaza kujya mpishurirwa ariko bivamora donc nukuvuga ngo nari kubaho nk'inyamaswa donc ntazi niba bucya cyangwa bwira ntazi ibyo aho ngeze mvunda nshaka gukora iby'abandi kandi mfite ibyanjye no umwami Yesu warakoze gusa naki nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza ababoro kiwanyibagiwe vuba naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'ikinasize ko naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'ikinasize Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana bene data bakundwa uyu munsi ni Biyaga Bigari iki ni igihe cy'ibihano hararokoka umwe wa Gatozi ariko abapfa ni Rusange wenda ititire ntacyo wumvisemo ariko abaza akenge bamenye ibyo ari byo kubera iki umwe ku giti cye umwe arirwanaho uyu umwe wirwanaho ashobora no kurwanaho abe ariko ikintu cyitwa Rusange amaraso ya Rusange ntabwo kubera ko niyo satani yasabye kubera ko iby'Imana yashakaga ntabwo byigeze bikorwa ibi ni ibintu mpora mvuga buri gihe Ezekiel 22 rero yose
nayibahaye kugira ngo muyisome. Nukuri nanjye ngiye kugirirwa ubuntu se bwo kuyisoma. Cyangwa reka nyisome ariko aho nshaka ni ndahababwira. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, mbese uzacura urubanza umurwa uvusha amaraso? Nuko umenyesha ibizira byawo byose. Nibyo ngiye kubabwira, ngiye kubibamenyesha. Munyarwandakazi, Murundikazi, Munyekongokazi. Kandi uzavuge uti, uku niko Umwami w'Uwiteka avuze ngo, dore umurwa uvushiriza amaraso muri wo hagati, kugira ngo igihe cyawo kigere. Umuntu akigiza hino ibihano bye, kandi wiremera ibigirwamana bituma wiyanduza. Amaraso wavushije yatumye ugibwaho n'urubanza, n'ibigirwamana wiremeye byarakwanduje. Kandi wowe wateye igihe cyawe ko gisohora, ni wowe uteye ko igihe cyawe gisohora, ndetse ukageza no ku myaka yawe. Kubw'ibyo n'igihe wakugize urw'amenyo. Murarubaye, umuntu agiye kuba urw'amenyo. Ariko mana yanjye, umuntu agiye kuba urw'amenyo, imiryango igiye kuba iy'amenyo. Inzamenyo. Ibihugu bigiye kuba urw'amenyo, imiryango igiye kuba urw'amenyo, abantu bagiye kuba urw'amenyo. Yego data we. Kubera iki? Ntago bazaba barengana. Kubw'ibyo n'igihe wakugize urw'amenyo ku banyamahanga, ugasekwa n'ibihugu byose. Ugasekwa n'iki? Bose bakagufungira imfashanyo, bose mugashwana, kandi mwari inshuti magara. Nawe Gatozi niko bigiye kukugendekera. Abari hafi yawe n'abari kure yawe bazaguseka kuri uw'izina ryanduye. Baba data we cyore. Kandi ugira umuvurungano mwinshi. Ngahure, dore ibikomangoma zo mu Rwanda, kimwe muri wowe umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso. Rwose ibyo barabisohokeye. Abari muri wowe basuzugura ba se na ba nyina. Ibyo gusa. Abashyitsi bakagirirwa urugomo muri wowe. Ibyo gusa. Imfubyi n'abapfakazi bakagirirwa nabi muri wowe. Wasuzuguye ibyera byanjye, uzirura n'amasabato yanjye. Ababeshyira abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso. Kuvusha amaraso. Abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi. Ngaho rero igihugu cyose ntibacyujujemo ngo udusite tw'imandwara, kandi bagukoreramo ibiteye ishozi. Muri wowe bambura base, bakabatera ubwambure, kandi bakoza abagore bari mu mihango isoni. Ibyo gusa. Umuntu akorana ibizira n'umugore w'umuturanyi we. Ibyo gusa. Kandi undi akanduza umukazana we amusambanya. Undi wo muri wowe agakinda mushiki we basangiye se. Abakurimo bakiriye impongano kugira ngo bavushe amaraso. Uwemeye kwakira indamu y'ubuhenzi n'inyungu zirenze urugero, kandi wabonye indamu kuri bagenzi bawe ubarenganije. Ariko jye waranyibagiwe. Nicyo niko Umwami w'Uwiteka avuga. Dore icyo cyatumye nkubita ibiganza byanjye ku ndamu z'uburiganya wabonye. Yego. Ahangaha muhumve neza. No kubw'amaraso wavushirije muri wowe. Mbese umutima wawe uzihangana koko? Ese n'amaboko yawe azakomera mu minsi nzabiguhaniraho? Jya Uwiteka n'igihe wabivuze, kandi nzabisohoza. Nzagutataniriza mu mahanga, nguteragane mu bihugu. Ibyo wanduye by'umwanda nzabikumaramo. Nawe uzaba wiyandurije imbere y'abanyamahanga, maze uzamenye yuko ndi Uwiteka. Ubuhanuzi burakomeye. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, inzu y'Abanyarwanda yampindukiye inkamba. Bose ni umuringa n'ibati n'icyuma n'isasu biri mu ruganda. Bahindutse inkamba y'ifeza. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, kuko mwese mwahindutse inkamba, dore ngiye kubateraniriza muri Kigali hagati, cyangwa Bujumbura, cyangwa Goma, cyangwa nk'uko bateraniriza ifeza n'umuringa n'icyuma n'isasu n'ibati mu ruganda, bakabivugutiramo umuriro kugira ngo bishonge. Yesu we. Uko niko namwe nzabateraniriza hamwe mfite uburakari n'umujinya.
abarimo mbashyira mbashongesha. Yego Yesu. Nukuri nzabateraniriza hamwe mbavugutireho umuriro w'uburakari bwanjye muyishongeremo hagati. Nk'uko ifeza ishongera mu ruganda niko muzayishongeramo hagati, kandi muzamenya yuko jye Uwiteka nabasutseho uburakari bwanjye bukaze. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, ukibwira uti icyo gihugu uri igihugu kitabonejwe, kitavuye imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Umva rero aho nashakaga, aho mu by'ukuri message iri, aho message iri, ni mutega amatwi mwumve abanyarwandakazi, banyekongokazi, barundikazi. Abahanuzi bo muri icyo gihugu ngo bakigiriyemo ubugambanyi nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo, bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Umva abahanuzi, andikuta abahanuzi. Abakabiri, abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, baziruriye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Andikuti ibyaha by'abatambyi. Yego, tubonye ibyaha by'abahanuzi n'ibyaha by'abatambyi. Ndaje ibikomangoma rero bamahwe ya FPR na senidede byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso, bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Vuga ngo abahanuzi Imana irabagaruye, sibyo? N'abahanuzi baho yego babihomesheje ishwagara, mbese barabyorosa, yego, idakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma, kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati, uku niko Umwami Uwiteka yavuze. Kandi Uwiteka ntacyo yavuze. Uretse rero tugeze ku baturage. Abantu bo muri ibyo bihugu bagize urugomo, bakajya bambura ndetse bakagirira n'aba bakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. Dore we umurongo nshaka guca impaka, dore umurongo watesheje mbese baba babuze uko bagira. Abakozi b'Imana baba babuze ukuntu babigenza mu by'ukuri. Ni nkuriyaho mu ngoma za 2:7-14, nabo babuze uko babigenza. Wabananiye kuwukora, umenya batakina uvuga noneho, kuko byabateye isoni. Uyu murongo wa 30 wa Ezekiel 20, uyu murongo mutega amatwi mwumve bana b'ubugingo, mutega amatwi mbasobanurire iki kintu, mutega amatwi mwumve neza. Ahatari ishurirwa ubundi abantu bagombye kujya bicecekera, bakinumira, bakarya bakiryamira. 30 hejuru y'ibyose twavuze, ukuntu uburakari bw'Imana, abahanuzi ibintu bakoze, abatambyi ibintu bakoze, ibikomangoma ibintu bakoze, abaturage ibintu bakoze. Umva ukuntu Imana igiye kuvuga muri aba bose ngo, kandi nashatse umuntu muri bo ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, wumve, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Twumvikane, ntabwo turi bujye mu mwuka kubera ibi. Umuntu umwe murabona yarabuze mu Rwanda, umuntu umwe murabona yarabuze Kongo umukiranutsi, umuntu umwe murabona yarabuze mu Burundi umukiranutsi. Muragira ngo umuntu umwe yari yarabuze hano muri Isirayeli hano, nuko wewe wibwira se? Nyine niba uwo umuntu ndakubwiye ngo uwe arahari, umukiranutsi arahari, 7 birahari bitari byapfukamira Bayali. Kuki Imana ivuze ngo kandi nashatse? Ndagira ngo twumvikane ahantu. Zamuka mu izina rya Yesu, zamuka twumvikane, zamuka. Rwanda, Burundi nawe Kongo, nimukenyere mugiye kuburana. Yewe ruzabibu rwanjye wese, wakennye iki kukiwe rindi bubu. Yewe Burundi we, ko nagufumbiye uko bikwiriye, nkakuvomerera ngutaguma.
kuki abawe bangana bapfamo Kongowe ishusho yo kwera nyamara uhakana imbaraga zako yewe Kongowe ufite ishusho yo kwera nyamara uhakana imbaraga zako. Uracyahari? Wazamutse wumvugana nawe kuko niwe Imana ishaka ko ubisobanukirwa neza. Imana kuvuga ngo yashatse umuntu muri bo, muri abangaba, yashatse umuntu muri bo ngo ahagarare imbere ye mu cyuho, ngo ahagararire igihugu kugira ngo atakirimbura, ngo ariko ntawe yabonye. Wowe ibura byumva ute wowe? Umuntu umwe arahari, hari birindwi bitarapfukamira Bayali. Kuki Imana yavuze ngo yashatse umuntu? Yashatse umuntu. Uyu muntu ninde? Uyu muntu Imana ishaka ninde? Uyu muntu ugomba guhagarara mu cyuho Imana yashatse ngo ahagarare mu cyuho, ahagararire igihugu kugira ngo Imana itakiri. Wumvise neza ko atari n'umuryango nyabo? Ntabwo Imana ishaka ngo umuntu ngo ahagararire umuryango. Ntabwo Imana ishaka ngo umuntu ahagararire umudugudu. Ntabwo Imana ishaka ngo umuntu ahagararire itsinda runaka. Irashatse umuntu, umuntu muri bo ngo ahagarare imbere y'Imana. Ninde ushobora guhagarara imbere y'Imana? Ninde wahagarara imbere y'Imana ikemera ibyo ayibwiye, ikavuga iti yes? Ninde? Ni itorero. Ni babiri cyangwa batatu bahuje, ni abapastori bashyize hamwe kubera amavuta baba barasutsweho, bitwa abatambyi, bitwa abahanuzi, bitwa abavugabutumwa, bitwa intumwa. Abo ngabo bashyize hamwe nk'uko bari mu cyumba cyo hejuru, Imana ikababona nk'umuntu umwe. Imana ikorera mu bumwe. Niyo mpamvu ngo data na mwana n'umwuka wera ngo ni umwe. Bizane bibumwe. Yego, umwe. Ngatekereza nk'uko utekereza, ugatekereza nk'uko ntekereza. Ari niyo mpamvu ibyo bintu kugira ngo bibi, Satani yakwica akishwanyaguza aho kugira ngo abantu bahuze. Agomba kubatanya byanze bikunze. Ntabwo ari umuntu umwe Imana yabuze. Ubu Ezekiyeli niyo yarahari hano. Halo, ndavuga zamuka witekereza ibintu bitari byo. Zamuka. Ezekiyeli hano ntabwo yarahari muri kino gihugu cya Isirayeli. N'ibintu Imana yamukoresheje koko, n'ibintu Imana yamukoresheje kubera ubu bwoko. Uragira ngo se uragira ngo se muri Isirayeli ntago hari umuntu, ntihari birindwi? Yes. Ntabwo Imana iburabura. Reka. Ariko icyo kiba cyabaye niki? Iyo Satani ashaka gufata umuyobozi, yashaka kuvuga ati umuyobozi ndamufite, ntabwo agenda direct. No, hari niyo mpamvu Lucifer uriya kera, ubu ni Satani niko yitwa, ntabwo yahise ajya ku Mana direct. Reka da, yakorompye abamarayika, yakoze lobbying mu bamarayika kugira ngo mbese imitwe y'ingabo yose namara kuyishyushya yayisobanurira ibintu bya kuzimu byose yabibasobanuriye ngo bajye gukorera Imana kudeta, bayibwira bati turaje turareshya. Niyo mpamvu ntashobora kwihanganira abantu bahuje, kuko iyo mpuje nawe, iyo uhuje nanjye, tuba turi imbaraga za kirimbuzi. Ndabikubwira ubyumve. Umuntu umwe, zamuka. Imana ivuze umuntu umwe, iyo ivuze umuntu umwe, ndagusabye 2:14 hariya mu ngoma za kabiri, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso yanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru. Abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga,
bagashaka amaso yanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi n'ibintu birindwi kugeza ubu narababwiye ngo kugeza ubu abakozi bitwa b'Imana bo mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa bakora ibintu bitatu gusa ibindi shwe n'abantu b'Imana bitirirwa izina ryabo bagasenga yaho bakarushanwa bangana yes icyorezo cyarabaye yemwe bana muvuga n'ibyo mutazi wowe utaragira imyaka 50 cyangwa 60 ubu se koko wasobanura iki ushobora kusobanura iki ushobora kuvuga iki uretse gukurikira FPR yabamaze igiye kubamara yabamarishije amateka ntayo bababwiye ibintu bitari byo muri abana bitwa 30 40 50 niki muzi ibyo twavuze Imana ibyo Imana yatubwiye byo kuvuga twabibwiye abakuru kugira ngo babikore kugira ngo bazabarokore ntabyo bakoze niyo mpamvu mugiye gushira none se ushobora kumbwira uti aba batamzi aba twita abatamzi mama aba bafite mbega cyakizi yego bagambanira ngo bicane masasa kabaturanye na France ko badashobora gusurana badashobora gusuhuzanya ariko ubwo uravuga iki koko ubwo urashaka kuvuga iki koko ubwo urashaka kumbwira iki urashaka kuvuga iki byakiranye yewe aba bana barimo ngo kuvuga ubutumwa abanyarwanda ntabwo babwiriza ubutumwa ngo Matayo yari umukoresha w'ikoro ntabwo aribwo butumwa bw'abanyarwanda no ntabwo bishoboka kitwaza kangana n'amasasu kugeza ngo bavuga ngo iremo rival Jesus Christ cyo nicyo gihugu murimo yemwe bana mwebwe muvuga ubutumwa ngo haleluya dusenge rwose ufite imyaka 38 ufite imyaka 40 ariko uraho ngo nawe ngo tisefere keke no rekada ahubwo urabigwamo rekada ntago bikora umwe ni masasu ni gitwaza ni François Beteri ni Mignone ni Julienne Kabanda ni bariya bose ni ba rugamba bubatse ntuza za miliyari ya mazina yose mubazane mubapfunureyo noneho ngaho ngo bahuze niba ngo bahuze kandi bari muri competition abana murimo kuvuga ubutumwa munavuga ubutumwa bumeze bute koko ugira ngo se hari ikintu gishobora kubakiza ahangaha kwa ahubwo buri wese ku giti cye ari uri wikize kurokoka ni Gatozi halo zamuka wumve kurokoka ni Gatozi tansiyo ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite imyaka 50 ngo 48 ngo 39 ngo 41 ngo noneho ngo nawe ngo ubaye kaganga ngo ugiye gukiza igihugu guhagare mu cyo ishyano ryabariguye no kuri utese abakuru bazi icyo gukora barimo kwangana satani yarabashwanyaguje burundu mvuze burundu kuko irreversible nta kintu bari busove na kimwe babaye ibigwari kandi ibigwari birakwiriye hose mwisi ibigwari nabura ubyaro rwabo ruzabigenderamo nabo ntacyo bazabana ari nayo mpamvu satana hemba nabi umuntu umwe ni torero rihuje sha niba cyangwa batatu sha umuntu umwe ni imbaraga niyo mpamvu satana aza akakubwira ati yakuvuze ngo ntacyo ufite abantu bangahe ufite abantu 2500 ufite ngo twebwe ngo batunegwe ngo dufite 1800 ngo bari bafite 2003 bizaba marasiki ngenda shaka ko ibintu bigenda gutya undi nati ntabwo ariko bigenda ahubwo icyo satana kaba yahageze vuga ati gusuzugura niki masi ubundi se niki d'ailleurs qu'est-ce qui se passe là-bas moi je sais faire Guki Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo mukenyere mugiye kuburana Esaho murumva ye Rwanda Burundi nawe Kongo mukenyere mugiye kuburana Rwanda Burundi nawe Kongo mukenyere mugiye kuburana
cyangwa babiri duhuje umutima nibo ndimo gusaba Imana isi tuyubike mu izina rya Yesu Kristo umwe cyangwa babiri tureba hamwe dutekereza kumwe tureba Yesu kumwe mukabura tumwumvira kumwe dufite intego imwe haleluya yengwe iki iki zamuka yes kuko ni igisirikare kandi nabonye igisirikare cy'umwuka gikomeye cyane n'amapeti n'intambara no kumenya gutegura intambara dufite umugaba w'ingabo uri ahangaha mana yanjye cyo azi kurwana wagira ngo nibyo yavukiye commander in chief yo mana yanjye ni igisirikare ndimo naratojwe ntanubu hari udukosi ndimo zamuka ntari udukosi ndimo n'igisirikare kandi muri diviziyo zose muri kompanyi zose muri za batayo zose habamo ibyiciro harimo Air Force abo mu kirere bameze neza haleluya ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo abo butaka rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo bo mu mazi komana Yesu nashimwe ndabasuhuje yego ngo iki ba marine ariko mana bo nshuhuje cyane nabanevisiri mana we reka igihe kiraje kirasohoye byose bigiye kujya byikubita hejuru y'abantu ariko ikiza cy'Umwami wacu yakahora ku ngoma nta numwe ushobora kuvuga ngo ntabwo yari abizi nta numwe ugiye kuvuga ngo aratunguwe nta numwe uzavuga ngo ntabwo Imana yamubwiye yewe mana we ubwo yavuze inshuro ahubwo kubera kubisuzugura benshi bibagirwa inshuro yavuze mana yanjye none abana ngo nibo barimo gusengera igihugu abana igihugu cy'u Rwanda cyambere cyama amaraso ameze kuri igihugu cy'u Rwanda cyabereyemo genocide igihugu cy'u Rwanda abategetsi bacyo bamena amaraso nk'abamena amazi ya robine ukumva rero ngo uzaza ngo haleluya ngo dusenge ngo mu izina rya Yesu ngo urumva ngo abantu ngo bashobora gupfa ngo cyangwa ntibapfe ngo urumva ngo tujye hamwe guteze kandi babatambyi bo hejuru bangana barimo kurogana no kurasana ariko kintu uracyumva ubu abana nibo ngo bagiye gusengera igihugu ngo bajye mu cyuho umuntu umwe n'umubiri wa Kristo niwo muntu umwe uri ku mubiri umwe zamuka yes Kristo akaba ari umutwe natwe tukaba turi ingingo ukaba uri ijisho sha ukaba ufite Kalashnikov nanjye nkaba mfite Brende undi nawe akaba mfite F16 undi nawe ya papa ngo iki ntabwo ari umuntu nk'uyu nguyu ugenda mu muhanda one person ntabwo ari ibyo ngibyo mujye muzamuka kuki takasha tumubura wa Kristo yes niba ndo kuboko ngaho ngwino bugutwi ngwino ntuzemerere ko Satana gutandukanya n'urugingo rwa mwene so ntuzabyemere kuko azaba kwishe azaba kurangije azararyaramye n'insinzi banyweye warage n'abadayimoni baraye basinze kubera ko yakwibye gusa wari ugutwi none ngo nawe ushaka kuba n'amaboko ngo ube n'amaguru yakurangije tayari watakaje umwanya kandi ugutwi byari bikubereye koko wari ushinzwe kumva ndavugana n'umwana w'ubukingo disi wari amaboko ushaka no kuba maso ariko disi we kuko ntabwo wumva yakurangije ntushobora kureba ko nturi amaso uri amaboko niyo mpamvu bidakunda urimo urashaka guhata wambara 40 y'inkweto kandi bazanye 36 niyo ushaka kwambara ngaho hata urebe urahera mu gitondo urimo guhata yashatse umuntu umwe ni kubera ko yaramubuze rero yababuze barimo gupiganwa abantu abasengera hano iyo bagiye gusengera hariya barabaca ariko
ariko murumva ibyo ari biki ibyo murumva ari ibintu uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti jambo w'Imana wabaye umuntu niwe ngo bakorera gutese ese ubundi ni ibiki se bakora niki bakora badashobora kujya hamwe amahanga yose agiye kubatera yose noneho ubu se noneho igihe twaye tubihanura ubu noneho biri mu buryo Ubudage nabwo bahagaritse imfashanyo Faransa nabwo bahagaritse imfashanyo ntacyo bitubwiye rwose twebwe nusoma foro we are very strong ngude Canada ni bafungira ubwongereza buti natwe turafunze est-ce que vous trouvez cela normal vous résistez encore vous persistez encore ubu ntago bari ngo batamataje bashobora kujya hamwe none abana b'imyaka 30 nibo ngo barimo ngo wenda ngo bakijijwe wenda bakagira wenda nk'ahantu bajya mu cyumba cy'amasenyesho bakumva ko igihugu kigiye gushya ngo ni urimo kuvuga haleluya mana uwo muntu yashatse umuntu umwe ndi umuntu umwe uri umuntu umwe wavutse muri 94 uri umuntu umwe ubwo ugiye guhagarara igihugu utazi igihugu gifite umuhamagaro uteye ubwoba umva kirusha umuhamagaro n'ibindi byose bihugu biri mu isi noneho kuko ariho ububyutse bugomba gutwika se bugomba kuva none simbizi ko abantu bameze aya gasore yana umusazi uri yarasaze ongera ubivuge se ongera ubivuge byavuga se uracyo rwose bisi rwose hori intara hamwe zikunda amaraso n'amaraso uvurema zikunda amaraso cyane buretse urebe noneho nibura none ubundi wagira kumwanza umwe ubundi mwagira umwanzi umwe none size ibindi mana yanjye ariko muri hehe basi ntabashobora kuza basi ngo twisungane basi harabi Imana yahishuriye nibyo aho Imana yahishuriye rata bagavuga bati rata twebwe natwe turimo nta bandi iki nagira ngo nkureho iki kintu kuko n'ikimenyimenyi none se gusubira muri uyu murongo ngo umuntu umwe se ngo yabura ngo ndahagaze ntacyo biri butange ntabwo bishobora kugitanga ntibishoboka nangoma za 2:14 yabananiye ni Ezekiel 20:30 no ntabwo mushobora kuba umuntu umwe ntibishoboka umva reka mbakureho inzira ku murimo ntibishoboka aho bigeze ntibishoboka mwabwiwe kuva kera muranga muteje igihugu umwako muteje igihugu miborogo muteje igihugu kwangwa n'isi yes abapasiteri b'abahutu nabo barabunze kandi bazi icyo gukora wapi barabunze abatutsi doga bari abanyamurenge barasirimba bene babo bashize urubanza ruhereye mu nzu y'Imana abo hanze bo bizacurikire niba amashami kavukire yarahwanyuwe ingurukira bizacurikire ese kwitaba bari abisirayeli muze duhunge Imana yihungiraho duhungire muri Yesu Imana yihungiraho duhunge tuve mu byaha muze duhunge Imana yihungira igihugu cyamenekeyemo amaraso y'inzirakarengane bashaka gukina nacyo igihugu cyamenekeyemo amaraso y'inzirakarengane bataka babura guti uramwora iki uranziza iki nakugize nte akamutema n'ubu ngubu bakaba barimo kubica ngo banga igihugu ngo nabarwanya igihugu barica noneho barica bagiye no kwica abana babo yes ngo banga igihugu ninde mwanzi w'igihugu ari umwe n'igihugu se abaho nta mwanzi w'igihugu uhari nta n'ukunda igihugu kurusha uwundi kuko buri wese agira gakondo niko bimeze igihugu nibanze nibanze igihugu cy'u Rwanda nta nyanga Rwanda ibaho y'umunyarwanda ntayibaho ku isi ntayo cyakora izanyanga FPR
zanyanga FPR, zanyanga system ni nyinshi, naho mu Rwanda ni nyinshi, yumva ni nyinshi, ni nka 98%. Ndakubwiye nabo ba 30. Yehe ngo iki none ariko abahanuzi baratumwe wakagira Imana we nubu kandi barimo baravuga twabwiye abatambyi, twabwiye ibikomangoma, twabwiye baba data we, ikirwanirwa ijuru na kuzimu birarwana. Ibyo mwarabibwiwe. Imana nayo rero ngiye kukubwira igihe cyayo aho kigeze. Zamuka ushobora kuzamuka, ushaka kuzamuka nko kuvuga igihe cy'Imana noneho protection yavuyeho. Yes, yaravuze iratuma habura igikoreka, cyubahiro cyayo kirakomeza baragikandagira, iravuga baravuga ngo nivuga ivuye aho, bagira naho bayigereranya nayo ngo nabo nuhoraho. Kariya kantu yakabitsa ahantu Mana yanjye. Rero iyo byageze Satani birego bye aho kugira ngo atsinde, Satani aho kugira ngo atsinde aho rasubirayo avuga nanone mpa amaraso, dore banza y'umwana wawe, nanone mpa amaraso. Ubu rero hagiye kuva ya finale, impambara ntabwo iratangira, amaraso ntabwo arameneka, ntabwo amaraso arameneka, amaraso yari yameneka se. Imana nigeze kutubwira rimwe ngo murareba ukuntu iki gihugu cyanyu gikunzwe kizangwa nukuri no kubitekereza ukumva uko kuri umusazi, kizangwa n'isi yose mu maso yanyu. Icyo gihe ni ingabo z'amahanga zizaba zitegura kuza kugisiribanga. Imana izarindira abizarinda, izabarindira mu busa. Ngo iki? Zamuka kwihana niyo principe Imana yashyizeho igamburuje umwana w'umuntu. Kwemera icyaha ukagisabira imbabazi uciye bugufi kugira ngo ube inshuti y'Imana. Ngo iki? Birava hese, birava kuri ntuza shebuja w'ibyaha. Ni ushyiramo abantu ngo barakomeye, ngo barabizi, ngo nongo kameme, ngo ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire, ngo d'ailleurs comme c'est pas comme ça que ça va se faire. Kumana kuki kumana Imana yaremye ijuru n'isi igakunda umuntu, yaremye igatanga umwana wayo w'ikinege agapfira umuntu, akamena amaraso, akambara ubusa, agapfurupfubi. None nawe ngo tu peux ajouter quelque chose à cela? Vraiment ajoute quelque chose? Tu ajoutes? Tu peux ajouter quelque chose là-bas? Urubyiruko barugushijemo, ntabwo nta mavuta, nta burenganzira urubyiruko rufite rwo kurengera kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo abakuru barimo gushwana gusa, ariko buretse ingabo z'amahanga zize zikwereke, zitazi no kuvuga muraho, zize zizanye umujinya w'agasuzuguro. Nguki zigizanye ariko banyarwandakazi, koko nta hantu rero Satani ari busige umunyarwanda. Buri munyarwanda wese arimo gutererwa hejuru, buri munyepolitike wese arimo gutererwa hejuru, buri mukristo wese arimo gutererwa hejuru, buri uhishuwe wese arimo gutererwa hejuru, buri kimwe arimo gutererwa hejuru. Uwo bituzura rero, uwo bitapya, zamuka bubyutse buratogota. Zamuka ntutega amatwi umwanzi ashaka ku Yesu ati komeza icyo ufite atagira gutwara ikamba ryawe. Ariko mama ntakomeje se, ntakomeje ninde se wankomereza? Nta gihugu kwisi gihuje umuhamagaro n'u Rwanda. Bishyire mu bwenge wumve. Aka buri wese amavuga rwose twebwe rero ubu vous voyez ego Mana yanjye,
reka mbabwire ikintu rero noneho kije nyuma y'ubu byose buretse nze mbabwire ukuntu ibintu bikomeye kandi nawe bigukomere nanjye binkomereye. naho ye wewe niyezwe wandura yandure ibihe dore bya bihe Yesu we nimukanguke bwabubyutse buraje mwakiri ibihe bidasanzwe Uwiteka yavuze iby'abahanuzi bahanuye kuva kera dore ngibi nirindi yagira hinda torero webwe bubyutse buraje dore ibihe byanuwe birasohoye byabiye Yesu yaduteguje ubutumwa bwiza bw'ubwami ugiye kumuvuga bugahamiriza amahanga yose yo ku isi torero webwe bubyutse bwahageze. bakundwa reka mbabwire rero ibintu birakomeye kuruta uko ushobora kuba wabitekereza. ndababwiza ukuri ko ibyahanuwe byose birimo gusohora mu maso yanjye mbireba ibyo nibwiraga ko bidashoboka, ibyo ntigeze ntekereza nubwo Imana yabivugaga ariko nkavuga ariko se bizanyura he, bizakorwa gute, biri mu maso yanjye ndimo mbirimo. Kwa reka mbabwire ikintu giteye ubwoba ugitekerezeho niba wikunda ugakunda n'umuryango wawe. Ikintu kirimo Imana irimo kuvuga ko irimo kurema ubuhamya bushya. Reka nyigusobanurire nutagira ubwoba uraba waraturubuye. Niba Imana irimo kumbwira ngo igiye kundemera ubuhamya bushya, ikakubwira ngo igiye kukuremera ubuhamya bushya, ikabwira igihugu cy'u Rwanda ko ugiye kukiremera ubuhamya bushya, u Burundi ko ugiye kubaremera ubuhamya bushya, Kongo iriya ko ugiye kuyiremera ubuhamya bushya, ubwo buhamya bushya ni ubuheze wowe urumva ari ubuhe? Ubundi wari usanzwe ufite ubuhe buhamya se? Ubundi ushobora guhamya iki? Ufite iki? Ushobora gutanga iki? Urinde? Umaze iki? Wamaze iki? Wakosheje iki? Ukosoye iki? Uvuye he? Urajya he? Ubundi Imana irimo iraremera buri wese ubuhamya bushya, bamwe barabigwamo. none ntabwo Yesu yaba ashobora byose akaba azi byose, undi nawe ngo ajye hariya nawe ngo abe umujyi wajye. Umwe aravaho, uvaho ninde se? Ni wowe. Ni wowe. Nose Yesu ko ari eterneri. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri ukogeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose namwikota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse buraje. Intambara ya M23 yashyize ibyuririzi hanze, icukumbura n'ibindi umuntu atari ku yako Mana yanjye. Abantu bagaragara uko bari ni ukuri. Ubundi umuntu ari ishasha ariko umuntu ni mugari, umuntu ni munini, umuntu ni muremure, umuntu ya ubu icyuririzi kidogo tu kiratuma umuntu aturubura. Ayiwe data we, barakuvuga ati ayiwe buriya se ni we, ego ko buriya se ni kuri yasasa ni intambara yitwaye M23 gufata Goma, kumva ko ngo abatutsi n'abahutu, M23 agagaje abatutsi n'abahutu. Mana yanjye we, ariko ugira ngo kigiye kumara abantu kiroroshye, ugira ngo Imana ibyo yemeye ko biba birenze ubwenge uko ushobora kuba wabitekereza. Nta na kimwe kiri bubihagarike. Ari no mpamvu nkubwira ko kurokoka ari gatozi, wowe irwaneho. Niko
ntabwo byigeze bibaho. Ni intambara idafite uyiyoboye, idafite uyihagarika, idafite uyitangiza. Ni intambara ikoroze mu bintu. Ni ibihugu byose by'isi nabwo ubwabyo ntabwo bizi uko birimo kubigenza, uretse ko barimo kuvugana bapanga bagira batereko, nta control yabyo bafite. Zamuka naho ubu ntabwo uri bubyumve. uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe pota amasindi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Mukenyere mwakira ububyutse bwaje, mukenyere mwakira ububyutse bwaje, mukenyere mwakira ububyutse. Bakundwa rero, reka mbabwire ikintu. Iki kintu nanjye cyatumye umutima uvuga ngo pi kure mu buhamya bushya. Reka yo kuvuga ngo nari ntayo, nta nari, ahubwo nindi. Yes. Nakunze kubwira abantu bakagira ngo ndimo ndasetsa. Ndaga ni udataranya nanjye mu by'ukuri ari mu bihombo gusa. Abantu bagiye guhomba, bahombe kubera iki? Kubera n'amavuta bari ku muntu niko Yesu aba yarabishatse, niko bimeze. Atari kukuresha ngo wenda nguze ngo dukorane kuko ntacyo ufite dukorana nanjye. No, oya, kutaranya nanjye ni ukuvuga ngo kuntekereza neza, ukanyibaza neza, muri ubwo buryo zamuka niho uri byumve. Kandi noneho amavuta arimo gusukwa ubu, sinzi umuntu uri buyarenge, sinzi umuntu uri buyihanganire, uretse kuyemera ukanayubaha. Nokuri ndakabije nishyizeho, uraje ubirebe mama we, uri bubisobanukirwe bigukozeho. Naho torero, dore ibihe byahanuwe birasohoye. Byabihe Satana atinya kubi, umwuka wera azaba yasutswe ku bantu bose, maze urugamba rw'umwuka ruhindura isura. Torero we ububyutse dore bwaje, haleluya. Byabihe byo guharura inzira, imitima yose ikitegura Umwami Yesu, dore araje kutwara umugeni yakoye. Torero we ububyutse bwageze. Abo mvugana nabo bumva kuko babirimo neza, ab'Imana yavuganye nabo. Yego, yes, murimo muraza ariko ntabwo byari byuzura neza. Abandi musinziriye mukanguke, abaryamye mubyuke. Yes, abafite inzitizi muzipasure muzikureho, ibibabangamiye muvaneho, muhite, muzamuke. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe pota amasindi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango. Bakundwa, reka mbabwire, ntawe uri busengere izi ntambara yo mu Biyaga Bigari, Rwanda, Burundi, Kongo ngo ihagarare, ahubwo igiye gutangira. Ibyo byo nta kuhirukana mu izina rya Yesu. No, ari niyo mpamvu nababwiye ngo Kurokoka ni Gatozi, ariko Gupfa ni Rusange. Icyo ngicyo rero reka mbabwire cyane abantu babwiwe byinshi. Aha ndavugana n'abantu bitwa bahishuwe, kubera ko iyo ibintu bitari byashyika ni ngombwa ko umuntu yongera kubivuga. Ukaba warigeze kwitwa iryo zina gusa iryo zina gusa, ukaryitwa gusa, wenda utazi iyo biva niyo bijya, wenda upfa kuryambara gusa, wenda upfa kurivuga gusa. Ikintu cyakugiyeho
Satani yaragikurikiranye ku buryo gishobora kukwica. Kubera iki? Kubera ko ugiye gusobanukirwa uyishuwe icyo ari cyo byonyine. Ubu noneho arimo aravana mu ishuwe ajyana mu ishuwe w'ububyutse. N'ibindi bintu noneho n'ibintu biteye ubwoba no kubitekerezaho ubwonko buraka. Ibyasutswe ku izina ryitwa ishuwe, ibirimo gusuka ku izina ryitwa ishuwe w'ububyutse n'ibindi ku buryo ni nk'Abisirayeli Yesu ngo yaje mu bye abe ntibamwemera. Reka aravuga bati turamuzi kwa Yosefu ariya. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi kwibuka ibitereko washeshe ni ikibazo gikomeye. Aha ndimo ndakangurira abayishuwe babivuyemo bagiye, ariko ukaba warigeze kwitwa gutyo gusa ibyo Satani yahise aguhiga mpaka kubura hasi kubura hejuru kugira ngo agire icyo kwambura. Ariko wazamutse bibaye ngombwa ko mbivuga kuko hari icyiciro twinjiramo, mana yanjye we kiri busabe kurushaho kumaramaza. Ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe ipfota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse bwa. Bari mu myobo, bari he ariko ngo nabahishuwe, bari he ariko bari ngo nabahishuwe. Ntabwo bazwi, nta muntu ubazi ariko nabahishuwe. Kuki? Haje ibindi. Yes, haje ibindi buno kumera neza, kuba nk'uko Imana igushaka. Icyo ngicyo aho ngaho uraba uhagaze neza. Yesu nakwishimira, Satani akaza akabura aho yinjirira, uraba wawutotse kabisa. Aho ngaho ntahari bugufatire rwose. Mukenyere mwakira ububyutse buraya hose aniyo, mukenyere mwakira ububyutse buraya namwe, mukenyere mwakira ububyutse buraya. Haleluya. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufatira igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe ipfota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse buraje. Uzahera ku mutima. Bakundwa abashaka kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwabo, nyuma mfite itangazo. Yes, nimuze rwose. Nimuze kubuhishuwe, nukuba warahishuriwe iby'igihe. Uhishuwe umuntu arabiragwa hanyuma akabitsindira. Ariko kubitsindira no kuba n'ijuru ribipima, n'ijuru ritanga amanota, n'ijuru rigucenshura, n'ijuru rigupima, n'ijuru rigucurika, rikagucurura, rikagutambika, rikakugatisha, rikaguhagarika ritisaho. Ngaho uratsinze. Mwanzi Satani mbaya mujanja. Satani ni umugome. Mwami Imana umuhane ni umugome. Mwigira hino abashaka kwakira Yesu, mupfukame muzamura amaboko. Haleluya. Ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe ipfota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Mukenyere mwakira ububyutse bwaje hose aniyo, mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Yesu Kristo mwana w'Imana. Umva,
imyaka 2 nanjye ngo imyaka 2 ya mwaka ushize ntabwo nari nzi ko nzaba meze gutya, nzaba ndaha, nzaba ndi muri ibi, nzaba ndi kumwe n'aba, nzaba mvugana n'aba, nzaba nkora ibi ngibi. Ntabwo nari mbizi, ntabwo nari mbizi, kubera ko Yesu turimukana. Yesu turimukana ya none Yesu turimukana buriya. Iyo yimutse ndimuka nese reba rero yimutse nasigaye ngaho. Ngwiki niba utarunabize reka mbikwibutse, niba ushaka kuba inshuti ye mubaza imigambi agufiteho. Nese uramubaza imigambi agufiteho nawe ubwawe udatunganye, murahurira heza, murahurira he? Ntabwo akorana n'abantu b'imibiri na philosophique. Reka da ashwi aho ngaho ntabwo ajya haba akareka. Uri hehe wowe ngo yakire Yesu Umwami n'Umucunguzi? Nawe uracyafite chance yo kwihana, kuko kurokoka ni gatozi, gukira ni gatozi, kwisubiraho ni gatozi, kwihana ni gatozi, gusaba imbabazi ni gatozi, kwicuza ni gatozi. Subira muri risengesho uti Mwami Imana Data, Uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, ndi imbere yawe, ndumva nsinzwe n'urubanza. Mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Nizeye umwana wawe Yesu Kristo ko yamfiriye ku musaraba, akamenera amaraso, agatanga ikiru cy'ibyaha byanjye, agapfa mu kimbo cyanjye kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Sezeye ubwami bw'umwijima uhereye aka kanya, ninjijwe mu bwami bw'umucyo. Nizeye umwami w'amahoro Yesu Kristo, nakiriye amahoro ye muri jye. Urakoze Data, urakoze kubw'umwuka wera. Mwuka wera umfasha, kanyobora, kangira inama mu izina rya Yesu, ukandera, ukankuza. Data ndagushimiye ko wampaye Yesu ngo muboneremo agakiza. Guhaye icyubahiro cyose, kandi ndagushimiye ko nzabana nawe ubuziraherezo, kandi ndakwizeza ko nemeye kuba kandida wo mu basaruzi, abagiye kujyana ububyutse, abagiye kubwiriza amahanga. Ndabyemeye, ndabyemeye, ndabyemeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Abasubiye inyuma namwe muri indirimbo, namwe mwirwaneho. Kurokoka ni gatozi, ariko gupfa ni rusange. Ubwo koko ntabwo wazamutse ngo wumve ibyo ari byo. Ntabwo urimo kumva icyo ndimo kukubwira. Daje nsengera abangaba bakiriye Umwami Yesu, batorotse iteka y'igihenomo, bavuye mu bintu byo bivagavaga barimo kubabeshya abanyamadini, politike zabacuritse, bababeshya abagore opposition. Byose byose ni ibintu dafite, ni ibintu bya passe temps. Voilà, abantu bari muri passe temps. Yego Yesu. Hataza kurekera Ijuru riranyibutsa ndatabawe kweri. Ndimo ndabibona my friend.
Yesu. Reka mbasengere data mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwereka abangaba bubashye batorotse gehinomu. Niko bigenda kukwizera nibi. Niyo mpamvu abanyabwenge babishyira mu bwenge ntibikwirwemo bakavuga ngo ni iby'abantu batazi ubwenge. Rero ndabagushinganishije mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka Wera abana bawe ntabwo bagomba kuba ibiryo by'ibirura by'abanyamadini baba bashigitsa amenyo ngo babibi byabo babacuze babacurike babacuro. No, iki ni igihe Mwami Yesu we wihagararire nawe urwane ku bantu bawe, ubarwaneho umwanzi ntazabakirigera mu izina rya Yesu. Urakoze Mwuka Wera, urakoze ko ufite control ya buri kimwe kandi wowe ntawo gukontorora. Haleluya, haleluya. Urakoze. Mboneyeho no gusengera abarwayi, amavuta yo akiza indwara. Haleluya, amavuta akiza indwara, amavuta akiza indwara, iyo migongo mu izina rya Yesu Kristo. Cyane izi ndwara abaganga baba baravuze ngo natufe ngo ni perie. Ibyo bya ni perie Mwami Yesu, aho ni imibyimba yawe bagukubise yagiye ikiza indwara zose, cyane iz'ibyorezo, cyane izingize ngo inkirabure mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta akiza indwara gere azigeraho maze azatseho umuriro zishirire mu izina rya Yesu. Myuka mibi nayo ihite itwikwa aka kanya, myuka y'uburwayi ubwo ari bwo bwose. Ebe bifite ubuhamya kabisa. Nuko bimeze, iyi nuko bimeze. Indwara zose mu izina rya Yesu zisuye zavuye. Oui, none bikubera kandi uko wizeye. Nuko bimeze bya Yesu, nuko bikora. Nuza n'ibiri by'amaformule je ntago mbibamo. Ntago mbibamo. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Urakoze Yesu, urakoze ko uryo varafa. Haleluya. Ariko ko ndimo gukunda igisirikare cyane. No kuri igisirikare cyokora, igisirikare cyo mu mwuka cyo kiranaryoha cyane. Kiranaryoha kuko ndagira ngo nkubwire wowe kugira ngo uhagarare neza agakiza n'ingofero urebe ko niba itaratobotse cyangwa hari inyenzi zagiyemo cyangwa nakazi niba ntayo ufite barakumena umutwe. Urebe niba umukandara wawe ufunze bye, ariko kuri yewe de niba ataruko bimeze amapatara aragwa n'amajipo n'ibintu byose biragwa nuko wambara ubusa. Ngo iki reba neza umukandara w'ukuri, byo binyoma byawe ubyihane. Kirafuba kinga ingabo rero yo kwizera. Bamwe ingabo nta nubwo baza kwiba, kwizera Yesu ntashwi da ngo babashaka ko babanza kabibona. Ntago byo byitwa kwizera. Shyiraho ingabo se nyine ngo nizimya imyambi ya wa mubi. Ni ingabo niyo kinga satani yatera ukaririmba izamazamuka. Icyuma kingiye kituza iyo kirasi de justice. Ukoko iyo kirasi de justice yo urakiranutse niko ibwira. Urambaye gatuza karambaye bye ntabwo bashobora kunyuza umwambi kereka pare ngo ube wamena gukiranuka. Yego icyuma kingira gituza nuko urimo kuvuga ubu wambaye inkweto niko ibwira. Inkweto zifuze bye neza, inkweto z'ubutumwa bwiza bubiteguza de, ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza, ubutumwa bwiza nibyo nkweto. Cyangwa wambaye amakanya gusa ukanagira amacupa ugiye kuvuga ubugambo no kugambana gusa nta nkweto wambaye kuko nta naho ufite uzijyana nta nizo zimbize. Mwambare ambara intwaro z'Imana, biraryoshye cyane. Ubishyire no mu bikorwa, ugire na za acte prophétique. Wambare hanyuma rero ijambo ry'Imana inkota icyaye ngo iki bashaka kuvuga iki, bashaka kuvuga ko ariyo ugomba cumita igahinguranya igatandukanya intuza amagufwa n'imisokoro. Ijambo ry'Imana ryaremye isi rikarema umuntu. Ijambo ry'Imana ryangize gutya rikangira gutya rikongera rikangira gutya. Ugomba no kurimenya ariko
ukanarisoma kuko no kuri YouTube hari mu majwi ushobora kushyiramo ekuteri kandi n'ahandi hose ugomba kurasoma cyane mu ndimi zose nguki urambaye neza ntuza iri kwitako niko bibwira niba utambaye rero muri iki gihe shaho gihe cy'intambara wowe ukaba uri mu matiku ingofero yatobotse igikandara kirarereta sinzi n'ibindi ingabo iri hasi wayifashije hasi urimo uravuga ubugambo budafite pfo na ruguru kandi ufite famiye ugomba kurengera simbizi kurubeze icyuma cyengera igituza ntuzi niba kibaho gukiranuka ubiheruka ukivuga ngo Mwami Yesu ndakwakira mu byigo bwa data we ni ibiki koko mwakagira Imana ngo tuzabigenza dute ese wambaye iki niba nta nkweto ufite iki mu kanwa kawe harimo iki mu kanwa cyangwa ubwo wambaye sandari ukajya mu bantu soko batekeza urabayamya mazo bajyaho manura bahonda kura bazimu ngo iki gisirikare cyakubwira uko meze cyakubwira uko meze ariko Paulo ntabwo mbizi gusa okay Paulo rwose zafunga udushumi tw'inkweto zawe nukuri bakundwa rero abasubiye inyuma mwebwe kurokoka ni Gatozi gupfa ni Rusange mw'abantu mwe turi mu ntambara ubwo ko umuntu ubusa none nibyo kubihanura se ubusa nukubihanura kandi mwakagira Imana mwe reka nze mbaha amatangazo turategura isabukuru 15 isabukuru y'imyaka 5 abayishoye tumaze turimo gukorera kuri free conference call online na kuri WhatsApp kandi umusaruro ni mwinshi ubuhamya abagomba gutanga ubuhamya gushima Imana bazangiye kwiyandikisha ko Mana abantu barashyushye Imana yego muzatumire inshuti n'abavandimwe imiryango yanyu yose ntazagire n'umwubura kuko bizaba ari veya akataraboneka itariki ya 15 kwa gatandatu tuzatangira saa 4 buzadukeraho turimo kuvuga ko Yesu ari umwami nari nibagiye kubabwira ikindi yambwiye cyo ndakibabwira ko ankomeje umutima kuko hari yankomeje umutima yes
hanyuma babandi b'abayobozi twavuze bagomba kwiyandikisha ya mahugurwa ntabwo yabaye kubera ko byabaye ngombwa ko nababwira bakabanza bagaterera ijisho mu gitabo cyitwa umuzi. Yes, kuko mu gitabo cyitwa umuzi harimo ibisubizo by'iki gihugu cy'u Rwanda. Yes, n'Uburundi bwagikoresha yego ibisubizo bimwe na bimwe bashobora kuzifashisha kugira ngo bayobore neza. Ariko Mana Maria Esther Imana igwa umugisha gusa. Uwone n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazipfa tubereye maso indukomeje kumucokoza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narose wemeye ziragenda ziratera zirasiriba zasiga n'uwa kirazira mema nabigenze bite ingabo zanjye zirahari kandi zimeze neza n'ukuri kandi zirabasuhuza mu izina rya Yesu. Ukuntu uri butekereze Imana yagire ribizi cokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazipfa tubereye maso indukomeje kumucokoza narose nawaguhagarika niyo yawajya cyangwa se undi ngo niyo twariranga iki arahiye ko nta nk'ubu muri Kongo abitwa ngo n'abapasitori cyane b'Kinshasa abo nakwita abatsaperi. Mbese ubwo noneho ngo niho ngo bakunga ubumwe ngo bajya hamwe amatakira ngo no bangana gurunuka nk'abo mu Rwanda none bafashe bafashe Goma ifata Bukavu ubu noneho ngo bari mu kintu kimwe ngo baravuga ngo nous prions pour le Congo le pays l'invasion du Rwanda nous chassons les démons d'invasion non à la barricadisation yo matakira ngoyi ayo matakira ngoyi nawe ntuzayasengesha ihane mbere yuko bagucishaho umurongo bakakwita matakira ngoyi. akabuza baravuza uravuguruzwa barageze uragereranya yitawe ko cyageze se tarabawe barababande uwone n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazipfa tubereye maso kumucokoza bata bakuru reka mbabwire uramenye niba Imana yaragwaye chance yo kugira ngo usabe imbabazi yo kugira ngo wihane ntubikore icyo gihe ubibwiriwe noneho wazava bombardier zizatanye kubombarida igihe ushobora kuzatuma umutwe y'amasengesho abantu basenga amabomba arimo kuvuga intambara zirimo kuvuga amasasa arimo kuvuga batazaho basengera amasengesho ugasenga uvuga ngo Mana nundinda nanjye nzakurinda rwose nungirira neza nanjye nzakugirira neza nakuremye mu ishusho yanjye bene ayo namatakira ngo idore niyo bari abanyekongo barimo gusenga ariko buriya n'amatakira ngo mu Rwanda ho baracyanganye baracyajya Beka Arena na Arena Beka Arena Beko Arena Arena Beko bose niho bashaka kujya mu Rwanda kandi barimo baravuga ngo uyu umuntu ngo bamwanze ngo batamwanze cyane nabana bari babatsaper usikuri bambaye neza babazayirwa babatsaper igihugu cyabo buriya bavutse kugira ngo baceze barye neza bambare neza hanyuma baceze baririmbi
none ibintu by'intambara munyane koko ntabyo baza hari ariko batsabye ngo vampire pour le pays no arabanicalisation no arabanicalisation komana koko tuzajya dute mwana yanjye koko umuntu aba yaravuze akavuga buriya koko amabombe atangira kugwa mu Rwanda buriya bari abagabo n'abari abagore hari ikintu bazongera kuvuga buriya bazagira amagambo buriya bazavuga ngo duhunge se ngo duhunge guhunga wapi ahantu ho guhungira hagiye kuvaho yewe we narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi igize abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira n'inzozi narose none hari impamo narose bitari ukurota. umva mwami Yesu reka mbabwire ibya Yesu birakomeye birenze gukomera. Ibya Yesu ntago ari imikino, ibya Yesu ntabwo ari idini ngo uko umuntu abyumva ngo niko bikode kasha. Ibya Yesu ni intambara, nibyo. Ibya Yesu ni imirwano imena amaraso, imirwano komana ni imirwano. Zamuka ntubyumva. Uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso n'ukomeje kumucokoza n'ukomeje kumucokoza. narose mbona ubyukurutse mwami nabonye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane aho hari ikiri busigare. nyamara zaje mwa bantu mwe, nyamara zaje. Mbere yuko dusoza hari ikintu ngira ngo nibutse abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bari mu murongo batari bajya gauche cyangwa droite. Hari ikintu ngira ngo nongere umwuka atwibukije nanjye ndimo kugira ibanga. Umukozi w'Imana ikigaragaza umuntu w'umuhamagaro umwizerwa nukugira ibanga. Hari ibyo avuga, hari n'ibyo abuzwa. Yes. Kubera ko aho niho hari test ikomeye yo kugira ngo ijuru rizatwizere. Mana we mbabarira rwose ibyo navuze bitari ngombwa, mbabarira tugumane. narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ngo bahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite. uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso n'ukomeje kumucokoza n'ukomeje kumucokoza. Bakundwa, reka tugere ku musozo. Sigaye ntinda ngiye kuzakora gahunda yo kuzajya mara igihe gito nubwo haba hari byinshi ariko nkore igihe gito. Nabyo ni gahunda nshya nayo tugomba kwitangira. Rero Imana yacu ifite control. Ifite control. Kini gihe cy'intambara nta mahoro habi. Iki ni igihe cy'intambara, niyo mpamvu intambara zo mu mwuka zigomba kurwanwa neza abantu bakarwana neza, buri wese muri division arimo, buri wese muri batayo arimo. Muri batayo habaho ba generaux, bari ba officier supérieur, ba de généraux, ba officier supérieur, hakabaho aba docteur, abasirikare baba docteur, hakabaho abateka, hakabaho abakoropa, hakabaho abakubura, hakabaho baboza amasahane, hakabaho abagira gute. Rero buri wese mu mwanya we la discipline de rigueur no uko niko bimeze. La discipline de rigueur. uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje
kumwicira abana atazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza uwo ni nducokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ndukomeje kumucokoza ndukomeje kumucokoza ndukomeje igisirikare cyanzimagije igisirikare cyanzimagije kabisa 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 haleluya Yesu shimwe naho ubutaha naho ubutaha ndizera ko munkunze cyane kuko nyine kutankunda umuntu aba yishakira ibibazo abashaka ibintu by'indwara zo mu magufwa ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu bituma umuntu adatekereza neza ariko iyo unkunze uzumve uzapimwe unkunde wumve hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho.